Welcome. Wari uzi ko telefone ya Airtel Margin yabika umuriro iminsi 4? Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka ibyo ushobora gukora. Icyo usabwa ni ukorana natwe kuva ino video itangiye kugeza irangiye, maze twakwereka ibyo wakora kugira ngo Airtel Margin yawe ibike umuriro igihe kirekire. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, wibuke subscribe, like, share na comment, wibuke no gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza tukugezaho. Niba ushaka kujoininga WhatsApp group yacu, urebe link muri comment. Ngiye kukwereka rero ibintu ushobora gukora kugira ngo telefone yawe ya Airtel Margin ishobora kuba yabika umuriro igihe kirekire nk'iminsi 4 cyangwa se hafi y'umweru. Ikintu cya mbere ukora nicyo bita kugabanya brightness. Bavuga ngo hano uraza ukazana muri zino features zangaha, ukareba kano kantu kari hejuru kugabanya urumuri, ukaba warugabanya kugira ngo rudakomeza gutwara umuriro mwinshi cyane. Iyo urugabanyije rero umuriro ntabwo ukomeza kugenda ari mwinshi, ariko iyo urwongereye nk'uku nguku umuriro ukomeza kugenda. Icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere ugomba gukora, kugabanya brightness cyangwa se kugabanya urumuri muri telefone. Ikindi nicyo bita gukoresha dark mode, nabyo ugomba kubikoresha kugira ngo umuriro udakomeza kugenda ari mwinshi. Ikindi cya gatatu ni ugukoresha icyo bita data saver, nacyo gituma umuriro utagenda ari mwinshi. Ikindi cya kane ni ugufunga internet, ugafunga internet ndetse na wifi kugira ngo notification zidakomeza kuza ari nyinshi, umuriro ugakomeza kugenda. Iyo ufunze internet cyangwa se ugafunga wifi, umuriro ntabwo ukomeza kugenda ari mwinshi. Ikindi ugomba kwibuka gufunga location mu gihe utari gukoresha telefone yawe. Location nayo ifunze ugafunga n'ibyo ngibyo, ntabwo umuriro ukomeza kugenda ari mwinshi. Ikindi ni ukudakoresha ama application aremereye cyane, urugero nka TikTok, InShot ndetse n'ayandi. Gusa wibaza ati se ni uburyo ushobora kuba wayamenyamo aya ma application kugira ngo uyafunge igihe uri kuyakoresha. Uraza hano muri file yawe kugira ngo urebe ama application ufite imbaraga nyinshi cyane cyangwa se atwara megabyte nyinshi. Warangiza hano muri app ukandeho gutya, hanyuma nurahita usanga hano handitse ngo Raja apps. Kuri iyi option ya mbere turi kuri installed, urareba ayo washyize muri telefone yawe, urebe kuri Raja apps. Hanyuma hano bahise bayatuzanira, uraza ukareba size yayo cyangwa se megabyte atwara. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi WhatsApp business ni gigabyte 0.91, TikTok ni gigabyte 2 na megabyte 5. Urabona rero ko ubundi ni bwo buryo ushobora kuba wamenya ama application yemereye cyane ushobora kuba utakoresha kugira ngo umuriro udashiramo vuba muri telefone yawe. Ikindi cya nyuma ari nacyo cy'ingenzi ugomba gukora ni ugufunga notification za social media platforms, urugero nka Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn ndetse n'izindi. Ugomba kuba wazifunga kugira ngo uko notification ije mu gihe internet ifunguye niko umuriro ukomeza kugenda. Bisoza ati se wazifunga gute? Uraza hano muri application yawe, urebe application ya setting, iyo iyi ngiyi tuyikandaho gutya. Numara kuyikandaho tuza hano handitse ngo apps, ukandeho gutya. Numara gukanda uraza gukwereka ama application yose. Urabona ko gifite application 59 muri telefone, kande kuri see all, nyuma yose bahita bayakwereka. Hanyuma ureba application ushobora kuhafungira notification zikunda kuriza notification, urugero nka Facebook. Nikandaho gutya uraza gusanga tungukira hano, tuzi ukanda hano kuri iyo option ya mbere yanditse ngo notification, kandi gutya. Numara gukanda uraza gusanga kano kantu gafunguye gutya. None gafunguye bivuze ko application ya Facebook ikomeza kohereza notification kandi zikaba zagutwara umuriro.
ikintu ukora urakanda hano kuri All Notification uzifunge. Urabona ko hano twamaze kuzifunga. Usubire inyuma nanone uze urebe application ya Instagram nayo uyikandeho, ukande kuri notification, uraza gusanga uzifunguye gutya, nawe ukandeho gutya, ube urazifunze. Usubire inyuma nanone uze muri za application, urebe application ya WhatsApp, ikandeho gutya, mara kuyikanda ukande kuri notification. Nako jye namaze kuzifunga, nukanda gutya urabona ko zifunze, uraza gusanga bimeze gutya, uraza gusanga zifunguye. Icyo ukora urakandaho gutya nazo zifunge, hanyuma usubire inyuma nanone uze urebe na application yindi ushaka, wenda nka TikTok, nayo uyikandeho, ukande kuri notification gutya, hanyuma uhite ukanda gutya, ube urazifunze. Ubu rero nibwo buryo bwizewe bwa nyabwo ushobora kuba wakora kugira ngo telefone ya Airtel Imagine yawe ikomeze kubika umuriro igihe kirekire. Wowe twabaye nizeye ko ukoze subscribe, gufungura n'inzogera kugira ngo tuzahurire muri video z'ubutaha.